byiza kuri mwebwe mwese mudahwema gutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Njyewe nyita Lambert se unyite Terebye, icyo uraza kubona cyoroshye uba ari kunyita. Reka nongere guha ikaze abaherereye mu ntara y'amajyaruguru, abari mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwebwe mwese reka nongere mbabwire ngo muhawe ikaze hano ku Cyambu TV, babwire ngo ndabakunda muri inshuti zanjye. Abantu baherereye kandi muri Amerika, abashinzwe umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abafite imirimo itandukanye bakora, mwebwe mwese reka mbabwire ngo ndabakunda cyane, nyuzwe namwe, ndishimye, ntacyo nabanganya kuko mumaze kundutira amagana. Mushobora kuba murimo mureba kuri kamera zacu mukibaza ngo noneho Lambert se Terebye noneho waherereye he? Ntayiwe nta handi ndi rero, ubu tuvugana ndi Nyamirambo. Ndi Nyamirambo niho mperereye. Nafashe umwanya ndavuga ngo reka ngere Nyamirambo ndebe ubuzima bwaho se babayeho bate, babaho bate, muri make turusheho kumenya Nyamirambo. Ni Nyamirambo imeze ite? Ni Nyamirambo yabayeho ryari, cyangwa se bahise Nyamirambo kubera iki? Njye rero uyu munsi wa none nicyo cyanzanye hano kugira ngo ndusheho gusobanukirwa Nyamirambo. Navuga ngo ni ahantu uruhande rumwe udashobora kumenya umugoroba wa wikendi n'umugoroba usanzwe, kuko ubu tuvugana ni mu masaha y'umugoroba, ariko ndababwiza ukuri ntabwo ushobora kumenya yuko ari nimugoroba, nanone ntabwo ushobora kumenya ko ari umugoroba wo ku mubyizi, wagira ngo ni umugoroba wa wikendi. Abantu ni urujya n'uruza, abantu barimo baratembera, abantu barimo baragenda. Navuga ngo Nyamirambo kuyisobanura byagorana, kandi ikindi ku biciro byaho byo gufata icyo kunywa cyangwa se gufata icyo kurya, navuga ngo ni ahantu byoroshye, ubasha kwifatira icyo kunywa nk'iki ngiki kandi ku mafaranga makeya. Ku mafaranga 200 ushobora gufata akantu ahangaha, ushobora gufata akantu ko kunywa. Ikindi n'abantu bashaka kurya, urahabona ibirayi, urahabona burusheti. Navuga ngo Nyamirambo ni faya, Nyamirambo ni ahantu hari hejuru cyane. Si ibyo gusa kandi, ukimara kugera muri Nyamirambo, ikintu cya mbere uhita ubona cyangwa se gihita kikurushaho kukwereka Nyamirambo ni ahantu ubona hari ingero zose, hari abakobwa, hari abagabo, hari abasore. Navuga ngo Nyamirambo ni ahantu heza cyane, kuhasobanura byagorana. Twari dufite umusaza wari kutuganirira, akatuganirira Nyamirambo yabayeho ryari se, kubera iki bahise Nyamirambo, ariko kubera impamvu z'uburwayi ntabwo yabashije kuboneka kugira ngo arusheho kudusangiza Nyamirambo uko yabayeho nk'uko iriho uyu munsi wa none. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abantu bahendwa, nta mpamvu zo guhendwa n'icyo kunywa, nta mpamvu zo kugira ngo uhendwe n'icyo kunywa. Nyamirambo niho hantu ushobora gufata ikintu cyo kwinywera, agacyayi ku biceri byawe 200 kandi kameze neza, agakawa. Yakawa twajyaga tugura 2500, bitatu se. Ahangaha Nyamirambo ho ubasha kuyibona ku mafaranga 200. Uri kubona agatasi naka kandi ni icyayi uba wumva gikoze, ni icyayi uba wumva gisa neza. Ikindi ndagira ngo nongere mbibutse, tuherutse kubiganiraho ndetse twanabivuzeho, kubera icyo abantu benshi bakunda kwita ku buzima bw'abandi, uyu munsi nageze hano Nyamirambo, nza kuganira n'umusore, aduha nk'ishusho y'urugendo rwe. Uramutse umureba umubona, urabona aracyari mutoya. Yatuganirije atubwira urugendo rwe rw'ubuzima, umurebye wavuga uti uracyari umusore, kumbi yabayeho umugabo, ariko bitari igihe kirekire, kuko yaje gutandukana n'uwo bari barashakanye, ariko nyamara atandukana n'uwo mugore biturutse kuri marene.
atandukana n'umugore we biturutse kuri marene. Banyarwanda, iyo ni inkuru nisangiye hano njyewe i Nyamirambo. Birababaje, reka mvuge ngo kandi ibyo ngiye birababaje. Uyu munsi wa none umukobwa arabyuka agahura n'umusore, yenda iyo ni ingingo imwe, agahura n'umusore ntabwo baziranye, ntazi iwabo, ntazi famiye, ntazi umuryango, we agahita muriya bahuriye nk'aha i Nyamirambo cyangwa se bahuriye n'ahandi, agahita avuga ati tugende twibanire. Bagatangira babana icyumweru kimwe, agataha bakabana ikindi, akongera akagenda, bakabana bibiri, akongera akagenda, iminsi igashira indi ikaza, bari aho ngaho babana, ntiwamenya nimba ari umugore we, famiye ntimuzi, nta hantu na hamwe yigeze imubona. Noneho iyo bitinze bakarayoga, umuntu azajya ahora ajya iwabo n'undi ajya iwabo, reka noneho dufate icyemezo cyo kugira ngo tubane. Bakabana, nyamara ntazi imico ye, ntazi imico umugore, ntazi imico y'umugabo, umugabo ntazi imico y'umugore. Kumva nta kinazi, nta kinasobanukiwe, nta cyazi na gito uwo muntu yabayeho gute. Ariko kuko bahuye bagahuza ubumwe, bagahita bafata icyemezo cyo kuvuga ngo tugiye kubana. Ni kuri iyo nkuru rero nasanze aha ngaha i Nyamirambo. Bagize gutya barabanye, bamaze kubana, kumbi wa musore asanzwe afitanye ubucuti n'ugiye kuba marene w'umugore we. Ugiye kuba marene w'umugore we barasanganywe, ni inshuti, ariko kuko bahuriye imihanda. Umunsi w'ubukwe, umukobwa igihe yagiye kwambura, bamaze gutwikurura, byarangiye, wa musore ngo agiye guherekeza marene, umugeni arananiwe asigaye aho ngaho, bikoza hirya gakeya, abagiye kwigirira ibyo bigirira. Bimaze kwigirira ibyo bigirira na marene, s'ilvupre, na marene. Hari abantu rero bazi kwihutisha inkuru, barayivutukishije bayikoza umukobwa, bati umugabo wawe nubwo utekereza ko yaherekeje, ntabwo yaherekeje, hari ibindi bintu yagiyemo, uri gutekereza ko yaherekeje ariko nyamara siko bimeze. Aragenda asanga ahantu hafi aho ngaho y'aho ubukwe bwabereye hari amarogi, asanga hafi aho ngaho niho bibese, niho bagiye kuryamana. Umukobwa cyakoze ku bw'amahirwe agira umutima wihangana. Iryo joro uri kwibaza ngo baraye bate? Iryo joro baraye bate? Twagerageje kubasura kugira ngo turebe nimba bakwemera kujya kuri kamera, ariko baratwangira, batwangira kujya kuri kamera. Umusore ahari yanga kujya kuri kamera, n'umukobwa yanga kujya kuri kamera, kubera navuga ngo impamvu z'umutekano wiwe, impamvu zo kugira ngo ibye bitagomeza kugira ahandi hantu bigera. Anadusaba ko iyo nkuru twayitangaza ariko tuyihishe, tutayivuze iyo yabayeho. Ibi rero mbivugiye iki? Ubundi cyo cyari cyanzanye hano i Nyamirambo, nari nazanywe no kwisurira ahantu ngo ndebe ukuntu hameze, ndebe ubuzima bwaho uko babayeho, uko ubuzima muri make bwa Nyamirambo bumeze. Kimwe rero mu bintu byaje kuntungura ku bw'iyo nkuru, nuko nasanze uwakagombye kubakira umukobwa, kubera icyo ubyuka abantu bafashe ba marene babo bo mu cyaro, agafata marene wo mu cyaro, wa wundi wamugiraga inama, akumva ntabwo ari marene muzima, ntabwo azaryoshya amafoto, ntazamenya kwimeza ukuntu. Nyamara marene nyamarene ni wa muntu ukugira inama. Marene nyamarene ni wa muntu ushobora kukubwira ngo urubaka gutya, ubuzima bugomba kugenda gutya, ariko utagiye kurebera kuri marene w'amafoto. Ikindi, ndimo ngenda ntanga ubutumwa, ndatanga ubutumwa ku bantu. Njyewe ndubatse, sibyo, mfite umugore n'abana, ariko basore namwe bakobwa, mbere y'uko ubana n'umuntu wimureba ku isura ngo wumve arakunejeje ngo ni umuntu, banza wige umuntu. Nubwo ndemera ko kubaka hubaka Imana, ariko ntiwihura n'umuntu mu muhanda ngo ni uko wabonye inzobe nziza, ngo ni uko wabonye ari umusore w'amatuza, ngo muhite mufata icyemezo cyo kubana. Ntabwo ari sawa. Ubukwe bwagenze neza, ngo banyura mu murongo mwiza,
ariko umunsi wa none bibaye vuba aha ngaha, usibye ko banze kujya kuri kamera z'icyambu TV ariko bibaye vuba aha ngaha. Ibi rero nasanze aha birashoboka ko byaba biri no mu tundi duce, atari hano i Nyamirambo gusa, biri n'ahandi. Ntabwo ari byiza guhubuka no kwihuta, banza urebe ngo ese umuntu tugiye kubana kubera urukundo cyangwa tugiye kubana kubera ko habayeho guhurira mu nzira tugafata icyemezo cyo kuvuga ngo tugiye kubana. Ikindi, mwipfa kureba ba marene, wirebera kuri marene w'amafoto, wirebera kuri marene ugaragara neza, banza urebe ngo se uyu marene koko ni umujyanama mwiza, uyu muntu kuko yabasha kungira inama, ese yabasha gutuma urugo rwanjye rwubakika. Bakunzi b'icyambu TV, ese urabyumva ute? Uramutse umenye ko umugabo mugiye kurarana mu ijoro ry'umunsi w'ubukwe yacamatanye n'umugore wawe, musore urabyumva gute? Mukobwa urabyumva gute? Nongere mbisubiremo, mureke tugire umwanya wo gusengera ingo zacu, tugire umwanya wo gusengera abasheri bacu, kubera ko ntabwo tuzi ejo uko bizagenda. Ariko icyo nababwiraga cyo ni uko iyo nkuru njye ku ruhande rumwe yambabaje, nzi neza ko nawe itabura kukubabaza, dushingiye ko nawe uri umunyarwanda, dushingiye ko nawe uri umuturarwanda. Ntabwo ari byiza. Ndimo kugenda ngana ku musozo, bibutse ko ahamperereye ari i Nyamirambo, aho nari naje nje gusura Nyamirambo, nuko ntabona iyo nkuru, navuga ngo ni inkuru y'akababaro y'abantu baherutse gutandukana, ariko biturutse kuri marene waje kugirana reka mbyite guca inyuma y'uwo bagiye kubana, akisanga aryamanye na marene bakabafata kandi byabaye ku munsi w'ubukwe. Iyi si inkuru, birashoboka ko muzagenda muyumva, nari maze kubivuga, nuko atigeze atwemera kugira ngo tuganire cyangwa se turusheho kuganira kuri iyi ngingo, ntabwo yigeze abitwemerera. Ariko icyo nababwira cyo, nababwira ngo iyi si igeze aharindimuka, iyi si igeze ahantu hakomeye, kugira ngo rero tuyibemo hatabayeho Imana, navuga ngo ibyacu ntaho byagera, ibyacu ntaho byagana. Rero ndabakunda, tuzakomeza kugenda tubasurira ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko nawe uramutse wifuza ko hari ahantu ufitiye amatsiko yo kumenya ubuzima bwaho, ufitiye amatsiko yo kumenya babayeho bate, bigenda bite, urabyandika muri komenti untume uterebye. Yifuza ko wazangira ahantu aha n'aha, ukarushaho kumenyera amakuru yaho, ukarushaho kumenyera babayeho bate, ubuzima bwabo bugenda bute, niki kibahuza, bizarushaho kutunezeza. Muri inshuti zanjye rero, ndabakunda, ntacyo nabanganya. Uyu mugoroba mbifurije amahoro y'Imana, yayandi adatangwa n'abantu, ahubwo atangwa n'Uwiteka Imana. Kuri kamera zacu badufashe ikiganiro cyacu tugihinira aha ngaha, kugira ngo tuzasubire n'indi minsi. Ariko mbibutse ngo nimba ari bugeze aha ngaha, kora subscribe, ukore share, ukande like, kugira ngo tujye tubana, ibiganiro byacu bikugereho kandi bikugereyeho igihe. Murakoze cyane.